Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe inshuti bakunze ibiganiro bya Mukantwari TV show cyangwa se Mukantwari Vestina TV. Murabimenyereye ko umunsi ku munsi tubatekerezaho tukazana byinshi birimo ijambo ry'Imana, indirimbo cyangwa se n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, birimo ibiganiro by'isanamitima, ibiganiro bidusubiza mu buzima bw'umunsi ku wundi kuri Mukantwari TV show cyangwa se Mukantwari Vestina TV show. Nubwo impamvu nshyizeho iyo show nuko abenshi bishima bakatugaragariza ko bishimye, kandi se nicyo twaziye, ntabwo twaje ngo mubabare cyangwa se muhangayike duhari. Niyo mpamvu tugenda tuganira ku biganiro bigiye bitandukanye birimo isanamitima, dusubiza mu buzima, bitwinjiza mu buzima bwa buri munsi tugenda tubamo, ariko kandi tugenda dukuramo inama zigiye zitandukanye. Kuri kamera ni Mukantwari nk'ibisanzwe, yongeye yagarutse. Reka tumwunganya bazadusuhuza. Ariko abasohoje mwese muraho, murakoze. Nishimiye kubana nanjye muri iki kiganiro. Mba numva nishimye, nejejwe nuko ngiye kongera kuganira n'abantu banjye, ngiye kuganira n'isi yose, kandi tuba tugiye gutanga ibihumuriza cyangwa se amagambo yahindura ubuzima bwa buri muntu wese, akikura mu bwigunge, akumva ko ubuzima ahagazemo bwose Imana itigeze imuta, kandi ko Imana itigeze imureka. Uko byasa kose ndabasuhuje, ni Mukantwari Vestine wanyu. Nk'uko bimenyerewe, umwe mu bantu Imana yagiriye neza, umwe mu baje guhumuriza buri muntu wese ku rwego uriho urwari rwo rwose, mbese ukeneye Imana, icyiciro cyose waba urimo ukeneye Imana. Tuba tuje kuganira rero ku bintu bitandukanye kandi by'ubuzima bwacu tubamo buri munsi. Ndabasuhuje rero abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu byo hanze, abari mu bihugu by'Uburayi, abari ku isi hose, East Africa. Mukantwari Vestina ndabakunda, mumba ku mutima, kandi nezezwa niyo mbonye yuko munkurikira. Hari abaca mu gikari mukampamagara, hari abandika nkabona comment zanyu. Ni ibintu iyo mumbwiye ngo murankunda, ni ukuri numva narazutse ku bwanyu, numva ntagifite irungu ku bwanyu. Rero bimvuye ku mutima ndababwiye ngo ndabakunda, nta buryarya bumbamo, ndabakunda. Atari uko turi kuri social media, ariko kunyereka urugwiro, kunyereka ko munteze amatwi, bingwa neza. Ndabashimiye rero, mbabwira ngo mbahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gukora, tuvuga ku buzima bwacu twabayemo cyangwa se twakuriyemo, ubuzima bw'ibikomere by'ahahise hacu. Ese ni gute umuntu ashobora kubivamo akaba undi muntu mushya, kugira ngo we utarabayeho imyaka myinshi umeze nk'utarabayeho. Murakoze. Vesti rero nshimiye ahanjyaga umunsi wa none. Hari abantu bari buze gwenda gukirira muri iki kiganiro, bazabishyira muri comment tubyumve. Ariko topic ya none nifuza ko tuza kuganiraho ni topic igira iti ubuzima ni gute ubuzima bwacu bwahahise cyangwa se amateka yacu, past zacu, usanga zangiza ubuzima tubayemo bw'umunsi wa none. Nk'uko ubivuze, ugasanga umuntu yabayeho imyaka 40 cyangwa se 10, ariko ugasanga iyo myaka yayibayeho akazenda ava mu buzima atarigeze abaho, cyangwa ugasanga habayeho imyaka 60, ariko mu kuri kw'Imana imyaka yabaye hari imyaka 20 n'imyaka 40 yabayeho adahari cyangwa se atariho. Ariko kenshi ugasanga kutabaho ntago ari ugupfa byo gupfa, ngo wenda zongera zuke mu bundi buryo, ariko ariko kundi bavuga ngo umuntu apfuye ahagaze. Abenshi bifata nk'igitutsi, ariko mu kuri abenshi hano hanze nibwo buzima babayemo. Ugasanga yapfuye ahagaze wenda mu mitekerereze, mu bikorwa se bwo niko nko kugwingira, reka bivuge gutyo, wenda mu buryo bari buze kuza kubyumva neza, cyangwa se yapfuye mu buryo bw'amarangamutima. Ugasanga umuntu abayeho umubona ariko atajya yishima, ukabona yarababaye. Wakurikirana ugasanga biraturuka hahise, ugasanga umuntu abaho atajya avuga neza na rimwe mu buzima bwe, ugasanga biraturuka ku mibereho yabaye. Ugasanga umuntu abayeho bavuga ati runaka ni igisambo cy'amaboko kuriya,
icyo kimuvuyeho bavuga ati runaka niwe umpaye iki ngiki ataraza gupfa wowe. Ugasanga biraterwa n'imibereho yabayeho hahise, ugasanga uko yakuze cyangwa se aho yakuriye niho harimo ko influence ubuzima bayemo umunsi wa none. Rero ndifuza ko tuza kubiganira twifashishije ingero zitandukanye mu kiganiro tujye kugira mu buryo burambuye ariko nanone butarambiye abantu mu minota itari myinshi, kugira ngo nawe udukurikiye ufite icyo kibazo ubashe kugira icyo ukuramo cyangwa se namiza kuza kubaka ubuzima bwawe bwa buri munsi. Nawe utabizi ko ari byo ariko umeze uze kugira byinshi wigira mu vesti. Ndifuza rero ko akenshi ujye umbwira uti ibiganiro tugirana ujye ureka nkoresha ingero zanjye z'ubuzima bwanjye kuko ndabufite ibyo nganira byinshi nibyo nagiye mbamo cyangwa se mbanamo n'abandi cyangwa se n'abandi tubana ubuzima bwa buri munsi bagiye babamo. Yego rero ndifuza ko twafatiraho mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina reka tubanze dushima Imana yaducira inzira tukabasha kugira n'aha ngaha, kandi ntangiza n'ijambo ry'Imana kugira ngo naryo ridufashe rinatuyobore, cyane ko n'ijambo ry'Imana ridusanisha n'ibyo turimo aka kanya. Yego Mana, mu izina rya Yesu turakubashye, ngushimiye kugira neza kwawe n'urukundo rwawe rutarondoreka. Watubereye umubyeyi, turi mu nda y'ababyeyi bacu waraduhetse. Uwiteka Imana, aho tuvukiye uraduterura, waratwohagiye, uradusiga, uratwambika, waratureze kugeza aka kanya ntacyo tugushinja. Kandi iyo dusomye ijambo rye riraduhumuriza, watubwiye ko uzaduheka ndetse imvi zizarinda ziba uruyenzi ukiduhetse. Inzira zose twagiye ducamo turi abagabo bo kubihamya ko uri Imana iduhetse kandi ko nta n'ikizabasha kutugeraho kitakunyuzeho. Turagushimye ko watubereye amaboko, turagushimye ko ari utubereye ingabo idukingira. Komeza utwuzuza umwuka wera, uturinde kwivanga, uturinde gusa nk'iby'iki gihe, uturinde gutakaza indangagaciro z'umukristo, kandi uturinde gutakaza indangagaciro z'igihugu twerekeramo. Nzi neza ko iyi si nubwo tuyituyemo ariko tuyicaho tugenda, turabashyitsi n'abimukira. Mu izina rya Yesu ndi kuri izi mikoro, Uwiteka ndongera ndaguhamagaye ngo ntaba ari njye ahubwo ubwami bw'Imana bari bwo buganza. Ntukemere ko mvugira ubusa kuri izi mikoro, ntukemere yuko amahanga Uwiteka Imana Nyiringabo ambonera kunshimanira inzara, ahubwo iteka ujye usohoza umugambi w'ibyo wagambiriye mbere njye ntarabasha gutekereza ko nahagera. Ibyo wavuganye nanjye kera, ibyo wagiye umbwira mu nzozi, ibyo wambwiye weruye, ibyo wambwiye uciye mu kanwa k'abahanuzi, Uwiteka Imana ndatekereza wabisohoza n'aka kanya cyangwa se ukabirindira muri njyewe n'igihe kizaza. Ariko ndagushimye Kristo ko watwimanya aka kanya tukatujya mu kumwuka bazima. Hereza umugisha abavandimwe bafasha kugira ngo ubutumwa bwiza washe gusakara ku isi hose. Hereza umugisha uyu mwana w'umukobwa Uwiteka Imana Nyiringabo Pacifique, muhereza umugisha. Natani muhereza umugisha. Uwiteka Imana Nyiringabo ugira uruhare wese muri support mu nkunga bantera kugira ngo mukantwara uyu munsi mbeho nishimye. Abo bose ubagirire neza, ubahaze uburame kugira ngo amaso y'abazareba ibyiza. Ntukemere yuko abanzi babo Uwiteka Imana Nyiringabo baba umuhigo w'abanzi babo. Jya ubatunganyiriza ameza mu maso y'abanzi babo. Jya wuzuza imperezo zabo mu izina rya Yesu. Mwanya wose bampa, agaciro kose bampa, igihe cyabo bampa, Uwiteka Imana ubihesha agaciro nabo bakiri mu isi bazunguke, kandi kiruta byose ubugingo bwabo burindwe. Ndagushimye twinje mu kiganiro rero, nyemeranye worwa n'umwuka wera w'Imana. Eko nsengeye abatuye ku isi hose, Uwiteka Imana baruhijwe n'ubuzima, abari kurira muri aka kanya, abikoreye amaboko babuze uwabarengera, abari kwirukanka babuze ubaramira. Uri Imana ifite igisubizo cya byose, uri Imana ifumbatura igipfunsi ugahaza kwifuza kw'ibyaremwe. Bahereza umugisha, wabuze uko agira Uwiteka Imana umubere igisubizo, kandi uko bagenderera nanjye ntunsige. Bagushaka amafaranga uyabahe, bagushaka aho Uwiteka aho gutura uhabahe, abagusaba abantu babahe, abagusaba ko wabubakira ingo ubumvire, kandi ntukemere ko imitima yabo ishenguka nk'aho udahari. Uri Imana twiringiye, nubwo ibyatugora byaba byinshi, byatubabaza bikaba byinshi, ariko mu makuba yacu no mu ntambara zacu twarwanye
twagiye tubonamo kunesha kwawe no kugira neza kwawe, twabonyemo urukundo rwari rwihishemo. Ikimenyetso nuko ibyari kutwica byari byihishe mu byatubabaje ari byo wahinduye ibyo kudukiza, bigahinduka impumuro nziza, bigahinduka ishimwe mu maso no mu matwi y'abaduteza amatwi. Uko watuneshereje abari kuneshereza abandi, urakoze. Bidakwiriye ntubihe inzira, kandi unsiga amavuta yo kwishima, unyuzuza umwuka wera, igikundiro cya kimbeho, singatere waraza, ahubwo ibyo mvuga bibe nk'igitsikamutima ku mitima y'abadukurikiye. Urakoze, urakoze. Iminota yose tugiye kuganira ntabari twabwo ubwami bw'Imana bari bwo buganza mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Imana yacishimye cyane. Hari ijambo nateguye tugiye guheraho, riri mu gitabo cya Luka ibice byaho 15, duhereye ku murongo waho wa 11. Havuga ku mugani w'umwana w'ikirara, cyangwa se ku mugani w'umwana w'ikirara. Twasoma haravuga ngo mu gitabo cya Luka ibice 15 ku murongo waho wa 11 gukomeza hasi, aravuga ngo kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data, umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu. Atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibikwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, muwumwambike. Mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse. Yari yarazimiye none dore arabonetse. Haleluya. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza, ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu, amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none se yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara, yanga kwinjira. Nuko se arasohoka, aramwinginga. Maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera. Eka ahantu masubire. Undi ararakara, yanga kwinjira. Nuko se arasohoka, aramwinginga. Maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe. Ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye? Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati, mwana wanjye,
turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Imana yacu ishimwe. Amen. Iri jambo nditegura natekereje kuri uyu mwana w'ikirara, kandi mvanamo ingingo cyangwa se intego y'ijambo ivuga gutya, ivuga ngo ntukababazwe nuko uwawe wari waragiye agarutse ngo urebe ku bigaragara, sibyo? Wumve ngo kuko agarutse hari andi mahirwe utazabona. Mbese ntuzajugunye uwawe cyangwa se umuvandimwe wawe kabone nubwo yaba yarananiranye, ariko ni umuvandimwe wawe. Nubwo we waba mwiza ukazamuka ukagera kure, ukaba wanakwirengagiza uyu muntu ko ari uwawe cyangwa se mwanavukanye, ariko iteka amaraso azahora mugushinja ko mufitanye isano. Bivuge ngo kuri uyu mugani w'umwana w'ikirara, Imana twese idukunda kandi tudakwiriye. Imana idukunda kimwe. Mu maso y'Imana twese turabana b'Imana. Waba uri mubi cyangwa uri mwiza, Imana haragenge mvuga ngo buriya ni byihebe bino byiturikizeho ibisasu, Imana irabikunda. Kuko agihumeka atarapfa birashoboka guhinduka. Icyo kintu uri kucyumva? Birashoboka. Aya magambo yo muri Luka cyangwa se iyi nkuru y'umwana w'ikirara, naravuze ngo ariko nk'ubu ni gute cyane n'icyo umuntu yakora kugira ngo aba bana tubona yuko badakwiriye hari kuba mu muryango cyangwa se bananiranye, bakwiriye kujya kure yacu kugira ngo umuntu aryama asinzire. Niki cyakorwa kugira ngo uyu mwana nawe yumve yuko akiriho? Wenda utararenga aho ngaho, ndifuza ko iri jambo ry'Imana tuza kurihuza nanone na topic yacu ya none. Ari usanga uyu mwana w'ikirara yaciye muri bya bindi byinshi ku buryo yari kugaruka, wari kumubona ntiyumvaga ko akwiriye kuba yagaruka. Ibyo yakorewe uwamubonye uwo mukuru wabaye yumvaga atagomba kubikorerwa, kuko hari ishusho yamubonagamo bitewe n'ahahise yari afite. Ahahiseho uyu mwana, ahahiseho uyu mwana w'ikirara, reka tubanze turebe ngo ubundi niki cyamuteye gusohoka mu muryango. Niki cyateye umwana gusohoka mu muryango? Ese niki cyatumye mukuru waguma mu muryango? Buriya buri muntu wese uko abayeho agira imyumvire ye. Hari igihe inshuti mbi zishobora kuguhindura, kandi iri jambo turarihuza n'umuryango w'uyu munsi. Iteka umubyeyi w'umumama n'umubyeyi w'umupapa ntabwo bose bagira amarangamutima angana. Buri mubyeyi w'umumama ashobora kureba umwana kabone nubwo baramunaniye ari igisambo cy'amaboko, akaba ari umwatabi, akaba ari wa mwana ufite ibisare aho ararwana ajya no kugurisha ibintu akamwishyurira. Mama we ise yazamura n'inkoni, nyina akabamba, kavuga ati ni umwana wanjye, nubwo yananiranye ariko ni umwana wanjye. Ahangaha iyo ndimo kuhavuga gutya, fata Yesu ni Imana. Buriya Yesu ni Imana, nubwo Yesu bivuga ko ari Imana yuzuye, ariko Yesu niwe watanze umubiri ku bwacu twebwe uyu munsi. Yesu agereranwa nk'umubyeyi w'umumama, reka tubivuga gutya. Yesu agereranwa n'umubyeyi w'umumama. Imana Bikira Mariya nyina umubyara we, wenda Bikira Mariya we, Bikira Mariya reka wenda mushyire muri Mwuka Wera, kuko abasha kudutangira ibyo byifuzo. Hari ibyo twebwe tutabasha kuvuga neza, sibyo? Habyo wenda wowe utabasha, nk'urugero nje nshobora kuba nzi kuvuga, nkaba nagenda nkamenya gusaba, nge nka precisa nkarasa ku ntego, avuga ni nge ndashonje ndashaka ibiryo.
wowe ukaba utashobora kuvuga, ukabanza guca amarenga abiciye kure, ariko njye nkabibona yuko ushonje, nkahita mvuga ati nyamara Pacifique arashonje, mu muha ibiryo Pacifique arashonje. Icyo gihe njye mba nkubereye nka marayika ugutangira icyifuzo, ukabona urariye wowe utigeze unabivuga, ariko hari umuntu wakureberereye. Aha rero kuri Yesu ni Imana. Yesu njye mugeranya nk'umubyeyi w'umumama, kuko hari igihe ntekereza nkavuga ngo ubundi iyo tutagira Yesu mu buzima bwacu tuba tumeze gute? Tuba twarapfuye. Ese se yadupfiriye mu mwanya, urumva yapfuye kubwo ibyaha byacu, tuba twararyojwe ibyaha byacu, ahacu ntihakaba yakira. Aha ngaha ndabikunda cyane. Yesu aza mu isi, urukundo rw'Imana ruraryoshye. Yesu aza mu isi ngo yirengagije ibyiza byose byari biri mu ijuru. Ibi bintu mpamvu ndimo kubivuga ni ya content dushaka kujyaho, iyo mibanire y'abantu muri ubu buzima. Ese niba umuvandimwe wawe wacitse intege ni uwo kujugunywa? Ese niba umwana wawe wakunaniye mu muryango ananiranye, uwo mwana ni uwo kujugunywa? Ese uyu mwana niba yemera kugaruka, muramuha amahirwe yuko mwemera ko yahindutse? Yesu amaze kugera mu isi yaje ashaka intama imwe yonyine. Intama 99 zari zihari, ariko ngarebye asanga haraburamo intama imwe. Ngasiga 99 hajya gushaka iyi ntama imwe. Iyi ntama imwe n'uyu mwana w'ikirara. Iyi ntama imwe ni njyewe Mukantwari. Iyi ntama imwe ni wowe. Ntabwo uri uwo gupfa nubwo wakoze ibyaha, ntabwo uri uwo kujugunywa nubwo uri mu buzima bumeze, ntabwo uri uwo gupfa nubwo ubuzima bwawe buteye ipfunwe. Ibi bintu ndimo kubwira abantu badukurikiye, nshaka kongera kuguhumuriza mu mutima, nkakubwira ngo wikwigirira nabi, nkakubwira ngo wikwiyica, nkakubwira ngo wikwivumbura kuri iyi Mana. Nta kindi cyazanye Yesu ni ukugira ngo yite ku mubabaro wawe. Mana ishimwe, ni ukugira ngo Imana yite ku mubabaro wawe. Ibi bintu ndumva binyuzuyemo cyane. Imana iyo iba yumva isi yayirangiza yayo, kuko Imana ifata imyanzuro nk'abagabo. Ubundi Imana ni umugabo, Imana ni umugabo. Buri abagabo nyabagabo bafata imyanzuro, akavuga ati njyewe ndavuze ngo isaha yo gutaha niba ari 12:00 ku bana, uzarenza saa moya ntazanyinjirire mu rugo. Iyo saha irubahirizwa. Ariko iyo hagize umwana wiciye isaha, kuri uyu mugabo nyir'urugo watanze iri tegeko, mama ahora ari hafi abacunga ku isaha kuruta wa mwana, kuko amureberera akavuga ati mwakabyaramwe ko uyu mugabo yatashye kare, Vestine akaba ataragera mu rugo, saa moya zikaba zigiye kugera, saa 12 zikaba zigeze, uyu mwana ni amahoro. Uyu mwana akabone nubwo yaba yarananiranye, uyu mwana akabone nubwo ahora n'inguma zo kurwana, uyu mwana akabone nubwo yaba agenda cyahuye na cyakakibanye nakamwishyura cyangwa se akamwishyurira, ariko uyu mwana akabone nubwo yababaza mama kajana, nubwo yabangamira abavandimwe kajana, mama iteka ahora ateze amaboko yo kwakira umwana. Isa gaca umunyafa agaca inkoni. Hari igihe abana bananirana mu byaka kubita akaba yahotora umwana, kubera kwa kwihangana gukeya kw'abagabo. Avuga ati ngiye niba mvuze akansuzugura n'ibitutsi byinshi, ariko mu byaka avuga ati naramutwisa amezi 9, ndamubyara, ndamwosa, namubye mbona ari umwana mwiza. Ndagira ngo mbabwire mwebwe muduteze amatwi, ibigeragezo byinshi musigaranye muri iyi minsi ni ibigeragezo by'abana. Abana bananiranye. Ariko se wenda utararengaho, umwana nta ananirana biturutse ku ngero nyinshi wazitambukije, ariko natwe ababyeyi hari ubuzima tuba dufite twabayemo tugashaka ko abana bacu babukuriramo, cyangwa se ko twabayeho bigatiza umurindi. Hari na discipline yo mu muryango ikabya reka, hari na discipline mu muryango y'amategeko nyene. Urugero ugasanga umwana ntiyemere gukina n'abandi, kubera iye mpamvu yamyumvire kumva ngo kwa runaka bararoga. Kandi abo bana ntago ibyo bintu mwagakwire kubibazana. Ese nago baroga koko babaye baroga se? None se babaye baroga ubundi bwo yabacikiraye.
bashaka kumuroga ubundi ntibamuroga. hari igihe ariko bajya bavuga ngo Nyabarongo yica uyizane. Reka da Nyabarongo bureka mbabwire buri abana n'abamarayika kandi iyi Mana nayo iratureberera. Ikindi ukumva ngo kuko iwacu ni wanyu ngo iwanyu barengereye iwacu. Kurengera ni nko kuvuga ngo isambu barayirengereye bimuye imbago. Ubwo bikahita bihinduka bifi imeze gutya, bakajya bagati wabo buriya mukobwa nabagome, bagakurana imyumvire abana bashaka kwiyambura yangwa y'umujinya w'ababyeyi, ahubwo baba bashaka kuba bahuza b'ababyeyi. Wabyumvishije? Iyo rero ababyeyi bakomeje kugira imyumvire itanejeje aba bana, niho babana bakora ku ngufu, bikitwa kunanirana k'umwana. Wabyumvishije? Kwa gugutoteza na bya bitutsi bari bugutukiremo n'inyuro, ugahinduka nk'umufatanya cyaha w'aba bantu. Ibintu byitwa amatiku n'amakimbirane bituruka mu miryango cyangwa se no mu baturanyi, ugasanga umuntu abaye hari nyamwigenda agafunga igipangu cy'agakomeza, atabura n'amazi ngo agenda akomangira umuturanyi amuha amazi akemera akayarara. Hahandi ushobora no kuba utunze ipusi wawe ari ipusi nyapusi iry'imbeba, bayibona itambuka ati karabaye yaracishije mwese mu nzu muhindire mu nzu, bakirirwa bakingiranya abana kuko babonye ipusi yaturutse ku muturanyi, bakumva ko izo pusi zose ngo zizama abarozi. Habwira ngo niba twaragiriwe ubuntu tugahabwa agakiza, umucyo wa Kristo ukatuvira, ese undi gusenga kwacu twe bitumariye iki? Ese uyu Yesu amaze iki muri twebwe? Subiye kuri iri jambo, uyu mwana w'ikirara wigumuye ku mubyeyi, kamubwira ati nge ndumva nkuze, kandi uyu munsi umwana arabivuga, nge ndumva nkuze, ndashaka umugabane wanjye, nkukoze icyo nshaka, sinshaka no kuba mu nzu, ndashaka geto yanjye. Ubwo ntibikiri n'itegeko kuwutanga mu Rwanda, ariko n'abadukurikiye bari ahandi ntibikiri itegeko. Ariko hari ikuntu umubyeyi byanga byakunda ntabwo arekura umwana ngo umujugunye nka utamubyaye. Byanga byakunda ashaka koko ati base ndayitwara, sibyo? Akajya byiha ku ngufu. Ese ntabwo byum iyo umwana yahindutse ubundi nta nubwo ababikubwira ameze nk'ugusaba, ni imyanzuro aba yafashe, akabikubwira na geto yagize gute yayishyuye. Niba utamuhaye n'uwo munana akavuga ati mama iyi njerekani n'iyi basi natura dusafira tubiri nari amasahane na bira bikombe ndabijyanye, nabirabirayi mwahaye, nabirabirayi muri amaho ibiro 5 bimwima bijyane byose, no bimwima arabitwara byose, sibyo? Si ngombwa minani kuko abenshi baranakodesha nk'ubuzima wenda bwina hangaha mba mbone Kigali, abenshi baba baragiye bava mu ntara baza gukodesha inahangaha. Hari n'abarinda basaza nta gakondo bagira, ari ubuzima bwo kuba hangaha ejo akimuka akajya hari ejo akimuka akajya hari ku mutwe, kurwokera ku mutwe. Si ingeso iyo, ntabwo ari ingeso burese. Reka da ahubwo vuga ngo hari ibintu mba mbona bimeze nka karande cyo karande kandi ari zituma ahora yimuka, ukaba uri umubyeyi. ese waba utuye karande gatubuga. Reka mbabwire bene data rata shoti zanjye munkurikiye, muhindura uburyo bwo gusenga. Kandi buri wese yijajabire. Hari umuntu wavuze ngo burya ntazagire reka mbabwire kubeshya ngo aragusengera ukwezi kugashira umwaka ugataha nawe imenye ubwenge bwo kwijajabira. Ibi nibyo mbashaka kubabwira. Kandi buriya havugwa menshi hakumva bene byo. Uzi kugira ngo umwana wawe azajye mu ishuri segonderi, agusize utuye muri karitsiye, nagaruka azayoboza, nagaruka umubwati akubagati none se musigaye mutuye, umwana akazava ku ishuri ayobozi wabo. Bibaho ariko iyo ni karande, yanasubira yakazagaruka ayoboza. Iyo ni karande. Data reka mbabwire, ibi bintu byitwa gusenga Imana mubihereza umurongo, mubivane mu kavuyo n'akajagari. Ibi bintu bigira ireme, dusenga ariko tunakore. Hari umwarimu umwe nakunze, nagiye guteranira ahantu umwarimu asengera abakristo,
ababwira ati muhaguruke nyine abantu b'abashomeri mudafite akazi muhaguruke dusabe umugisha Imana iduremera akazi dukore mubasha gukora mwiteza imbere mbona urusengero rwose rurahagurutse cyo hakubwo bari bababaye ariko biba ari n'ukuri arangije kubasengereza ijambo yarengejeho ryanejeje yarababwiye ati mwabantu mwe mwebwe muvuze ko muri abashomeri genda mu nzu iwawe urebe ikintu washyira ku isoko byibuze bakaguha 10,000 cyangwa 5,000 ugende mu masoko y'abaturage bagiye babubakira urebe umuntu wegera yego hari ukuntu ushaka kugenda mu isoko umuntu afite igitanda si muri abakristo se ako bakristo batarwaniranisha ku bundi bakijijwe ikiburiyara babyibazeho nabo mbere ko babona ibisubizo avuga ati shakisha umuntu muba musengana ufite ubushobozi ubona utaguteza abantu akuguriza byibuze 20,000 urebe ikintu ushoramo wacuruza dodo wacuruza inyanya wacuruza ubugari n'indagara n'ubunyobwa batabigura nawe ugatekaho byuze iryo joro rigacya ejo ukajya gushakisha ibindi ni mwishaka ko tubasengera gusa ngejo wongera ugaruke nanone nk'umuntu w'umushomeri niba ufite inkweto 5 gurishamo urukweto rumwe uri kumva muhungu wanjye gurishamo urukweto rumwe ubona igishoro ushakishe mwikumva ko muzasenga gusa Imana iguhe n'umugisha muri ako niba kwatiyeho uwo mugisha wo gukora bigerageze ko kumenya ikimenyetso cy'uko uwo mugisha waje noneho nujya gushora nushora bikanga uzagara kuvuga ati wanze umugisha twari benshi ukaba bawubyiganenge nkaburiramo ngero unyaturaho umugisha nongere tsure kugerageza ariko gusenga ukicara ahantu hamwe bakaguhanurira ngo Imana iguhaye amafaranga pokeya fata kacira urakacira ibiki nongere mbabwire n'ukuri kw'Imana ntago Yesu azamanuka mu ijuru ngo azahagarara imbere yawe azakorera muri nge azakorera mu bandi kandi nudahaguruka ngo uve mu nzu ugere ku irembo ntibazamenya kuri mu nzu kabiri ntago amafaranga azamanuka mu kirere cyangwa ngo indege iguruke itakaza igisanduku nka kwa kundi ujya urota utoragura amafaranga wabyuka ukayabura ukumvura nababaye ntago indege izaguruka gitakaza amafaranga azaromboreza iwawe uyatoragure nta nubwo wamenya kuyarya ntibamenya no kuyakoresha ngo abyara yandi nimuve mu bintu byo gusinzira nimuve mu bintu by'icyokere nimuze mukore shakisha niba byanze rangura ibisheke niba byanze rangura isambaza ugende mu gasoko uzitandike niba isambaza zihombye gerageza nushaka ugenda ugure supadipe urangura igicupa cya supadipe wongere ugisubize ku isoko niwunguka 100 ugerageza uzigame senkani ayo mafaranga azagenda gwire duci zikarande zo kubaho imvi zikarinda ziza ugikodesha abana n'abakwe bakodesha ugasanga abantu bapfuye bitwa abagwagasi nibwo rya ntego y'ijambo twavugaga ngo hari igihe abantu babaho bitewe n'ubuzima n'ibikomere bagiye bakuriramo bakananirwa kubyiyambura ugasanga umuntu yabaye igihe kinini ariko ntiyigeze abaho bituruka kuri hahise hakomeza kudukurikirana rero reka twese ugende kuri umwana w'ikirara mwana ugende kuri icyo kintu duhuriza uburyo ki ahahise hacu hakuyobora aka kanya ukabaho imyaka y'ubuzima bwawe bwose ukazarinda upfa n'abagukurikira cyangwa abagukomokaho bakazapfa batarabaho reka mbabwire nihereye nge nitangeho urugero ntabwo njya nkunda gutanga ingero abantu kuko nanjye ndahari kandi ndi mwarimu urugero nabahaye amateka ya Mukantwari Vestine yanjye y'uburyo nge navutse mu muryango udakijijwe ababyeyi banjye ari abapushayi ari abacuruzi bakanyanga n'urumogi sibyo ngira ibyago amateka aranze igihugu cyacu mwese murabizi jenoside ije inkuraho umuryango wanjye wose n'abavandimwe na fame yo kwa mama Vestine mpagaze ukunguku usibye umuryango Imana yandemeye ikampa umugabo wanjye Hakizimana ikanyongera n'urubyaro ariko ndagira ngo nkubwine ngo kugira ngo Hakizimana aze mu buzima bwanjye jewe nabigizemo uruhare iyo gihe wari warabaye imbata yahise se y'ubwo buzima wakuriyemo nabi imbata y'ubwo buzima nakuriyemo se
ntago nabahaye ubuhamya nkababwira ukuntu nyuma naje nanjye kuba umwana wo mu muhanda nkaba mayibobo kuko aho kuba hari harangiye ntakihafite nose wa mu mwana wo mu muhanda twanyweye urumogi twaribaga kubera ko ababyeyi babicuruzaga hahise haragukurikira ibi bintu mu byumve niyo muvuga ngo karande ngo bakuderevuye ngo bagukora karande nta muntu uzagukuraho karande wowe karande ni wowe uzazirwanya uzikureho kandi karande nta kintu kizivanaho ni ugusenga kuko uwo muntu uri kuvuga ngo akuvanyeho karande nawe afite izindi karande nawe zamunaniye aho gusanga abantu mugenda mutoragura ibintu by'imico bigahinduka nk'uburozi muri mwebwe bikabica mu mutwe mukumva yuko mwabaye nka zahabu cyangwa hari abandi bantu mwasize hari abari bukemura ibibazo byanyu akaba yanakubwira ngo arakuderevuye akanakubwira ubuzima bwawe buri imbere n'ukuntu ugiye kuba umukire n'ukuntu ugiye kuba umuherwe kandi mu byo akubwiye uzitonde cyane agusaba igitambo akakubwira ngo tanga ituro rya Isaka ubyumvishije buretse gato Isaka muri Bibiliya yakoze mu buzima busanzwe yahindutse duhereza ari amaturo no kuvuga ngo Isaka ituro rya Isaka baba bavuga ni igihe Aburahamu yari agiye gutamba Isaka Imana itanga intama umwana w'intama sibyo ubwo nawe utange iki ubwo bivuge ngo nawe tanga niba bari baravuze yuko wenda uzapfa utabyaye n'urugero uzapfa udashatse uzagumirwa ugahera iwanyu cyangwa se utazagira amafaranga ngo ugire umugisha bakakubwira ati akakubwira ni ukuri ati ndabibonye wenda rimwe na rimwe arabibonye ni nabyo sibyo kuko ntago nabapinga yuko baba batahanura oya hari abahanura nibyo ariko uretse akantu kibanga kaba kihishemo uyu muntu ukubwira ngo arakuderevuye ngo tanga ituro rya Isaka inyatsi ya mbere uhuye nayo nicyo kiguza guhaye kugira ngo uwo mwaka ukuveho ariko wabonye reka mbabwire niba ari Imana ko kishaka ko ese kigiye ko batangaga ibitambo kuko batari baracunguwe ubu twaracunguwe just why niba twaramaze gucungurwa amaraso ya Yesu kahagije wakwizaya ayo maraso y'umwana w'intama w'Imana Yesu ukijajabira ukiyitaho uri kumva nkavuga ngo rero bantu b'Imana reka mbabwize ukuri Mukantwari Vestine ikintu mva nifuza muri ibi biganiro byose wari ugikomeje tubwira ukuntu haye icyo gihe cyawe ababyeyi wakuze bari mu ntuza mu biyobyabwenge babicuruza nawe ugera igihe ubuze umuryango ugaruka kubinywa waje kubivamo utari nacyo ngira ngo kubimbata yahahise hacu uri kumva niba narabaye imfubyi mfite imyaka 10 muri imyaka 10 nkabaho ndi umwana ufite ibikomere byo ku mubiri nkagira ibikomere byo mu mutima icyo gihe ubwo nawe wapfuye nari napfuye ubu wigeze ubaho sinigeze mbaho nkajya kurererwa muri wa muryango nababwiye wanyiciye kurwara nk'indukaminasa kugeza ubwo bampinduye nk'uko amagambo mabi bambwiraga yarameze nkasa nk'amagambo banyaturagaho abadukurikira cyane ndibuka ko iyo nkuru bayibuka neza iyo nkuru murayibuka ikindi mujya kuri Mukantwari Vestine TV bakoreshe ya subscribe comment na like mujye mugerageza ntimukagire ubute kuko murabikene kandi ni ingenzi kuri mwebwe ariko nanone natwe kandi nanjye nkabyungukiramo ubwo buzima rero bwo gupfa yego icyo gihe genocide kiba mbura umuryango wanjye nari maze gupfa kuko wakandebereye ntago yaragihari nubwo tujya kubimbata ya bwa buzima bwa hitanjya kuba muri bwa buzima bwo kuba mu muryango utari uwanjye nge noneho napfuye bwa kenshi kuko urumva umuryango nyene nagiye kurererwamo nawurerewemo numva ko ari umuryango wanjye ari amaraso yanjye ari kwa papa mu myaka 15 bankuzaho bambwira yuko ntari amaraso yabo mama yari indaya ndi ikinyenda ubwo mfuye kangahe inshuro nyinshi ubwo ugira ngo kwambara uyu mwambaro wo kukwihakana umuntu utari wihakanwa n'umuryango cyangwa se ntago yabyumva ariko cyangwa ngo yihakanwe na sumubyara anahari hari n'ababyeyi bihakana abana babo batarigeze kuvuga ngo uburyo umuntu utarashonje ntashobora gusobanura inzara icyari ashaka kugusobanura inzara icyari cyo ariko reka mbabwire shuti yanjye n'uwisi itarakaranga bikimushakira ibirungo so rero bivuze ngo umuntu utarigeze abaho mu buzima yihakanwa n'umuryango we ntabwo ko mvi ibintu ariko atavuga ati warananiranye ni wowe mubi ariko reka mbabwize ukuri mbasabira ku Mana ngo Imana ibahe kurama
mwirerera abana banyu muzababone bakura mubashyingire muterura abuzukuru biraryoha biriya bintu nanjye mba bisaba Imana baninginga Imana ngo izame kurama nzareba abana b'abana banjye mbateteshe keya zose nge ntahawe nziha abana b'abana banjye noneho aho ngaho iyi nkurikizi cyangwa se ubuzima bw'ibikomere cyangwa ingaruka z'ubuzima twabayemo niba naramaze kuva muri uyu muryango bamaze kunyihakana banyambitse umwambaro w'uko ndi umwana wo mu mihana ako kanya nkakirwa n'abana bo mu muhanda urumogi nkaba ndarunyweye kore twarazinyweye twaragangitse twabayeho mu buzima bwa puberi turya umwanda twarihaze nta guseka birimo nta muntu n'umwe na wa wundi ureba ukabona wamumenya umutoroka kugira ngo atajya kugutangira amakuru kugeza ubwo Imana tuvanyeyo yose ikatuzana muri ubuzima bwa Kigali yego ariho nanone nongeye gupfa bwa kangahe ninje mu kazi ko mu rugo ngakora banyita umwana mu rugo ariko ndi umukozi wo mu rugo ntahembwa igiceri na kimwe bakongera kunyangiza mu gihe cyanjye cy'ubukwe banyihakana bavuga yuko ntigeze mba umwana wabo batigeze bangira umwana wabo ahubwo bakanyibutsa yuko naje muri urwo rugo ndi umukozi wo mu rugo bakananyita umwanda kongera ubupfuye bwa kenshi nongera mpfu ubundi bwa kenshi wenda ariko aka kanya kugira ngo umuntu noneho abashe kubaho muri bwa buzima butandukanye n'ibikomere twabayemo aho niho ngeze kugira ngo tunahasoze no kuvuga ngo iki weho kugira ngo bya bindi byose bagutuka ibyo byose barimo baragucyurira aka kanya mwana w'umukobwa ushaka kuba ufite mama kuko n'ababyeyi ba mama hari igihe nabo bahemukira abana babo bakaba ari babikomerekeza bakabakomeretsa babishingiye ku hahise habo bakabakomeretsa biturutse ku hahise habo n'uburyo iyo nda bayitwise n'uburyo abo bagabo babateye inda babihakanye ugasanga ni ibintu by'urusheni reka mbabwire bana b'abakobwa murimo ababyeyi beza bahazaza kugira ngo ubashe kwiyambura iyi karande widerevure wowe ubwawe banza wicare fata feri banza ufate feri mu birometero byose uri kwirukanka mu mutwe wicaye ahantu hamwe banza umenye ngo impamvu uriho nuko Imana ibishaka kubaho kabiri banza usobanukirwe neza kuri mwarimu hari abantu benshi urimo kwigisha kandi ko mu gihe cyo gukosora uzakosorwa na mwarimu utazakwiba amanota yego gatatu ongera wibuke ko ugomba gukora ibyananiye babandi bakubanjirije ahubwo ukazaba icyitegerezo cyangwa ikiraro cy'umugisha wo bazagukomokaho aha niho ndangiriza kuri iri jambo ry'umwana w'ikirara amaze kwayibye byose bishize nawe yisubiramo aravuga ati kwa data bararya abagaragu bararya bakanabisigaza none ngiye inzara insinze muri iki gihugu buri inzara ni nyinshi n'inyota ni nyinshi niyo mpamvu twakomeje kwita ku kintu kivuga ngo haguruka isengere hara inyota ni nyinshi inzara ni nyinshi reka mbabwire ntabwo inzara ari y'ibiryo abantu banashonje ijambo ubu biracyanoroshye mu gihe kiri imbere reka mbahanurire igihe kiri imbere buri muntu wese agiye kubaga yifashe ahubwo byaratangiye ntimubona ngo insengero ngo bazifunze ugasanga mwasakuje ngo noneho ngo isi yarangiye ngo imperuka yageze ntabwo imperuka yari yaza nta n'ubwo Eliminati murimo muravuga yari yatangira gukora Eliminati ntabwo azakora itorero rikiri mu isi ahubwo ibi ni ibimenyetso cyangwa se ni nko gushakisha aho azakorera imbaraga z'abera zizamenagurwa ariko se reka mbanze mbabaze mbere yuko izi nsengero zifungwa ubundi zitarafungwa zari zimaze iki zitari zafungwa izi nsengero ariko reka mbabwire hari ibintu abantu mukora mukagira ngo amaso y'Imana arahumirije kandi mwebwe nimunanirwa kubibona Imana izakorera mu mitima y'abayobozi iki kintu reka tujye tukivugaho yego iki kintu tukivuga nshuti yanjye Imana reka babwire ntago Imana ikorera mu matorero n'amadini Imana ikorera mu bantu aha mbere yuko rero urengana aho ngaho nibyo kandi ni nabyiza nyemera dusoreze kuri iyi ngo wahoze ukomoza ku kintu cy'uko buri wese agomba kwisengera cyangwa akamenya icyo ashaka n'icyo asaba Imana ye umuntu
ubuse reka mbivuga gutyo umuntu asenga asaba ate cyangwa se asenga ate kuko hari abantu benshi bavuga ati ese ndisengera njye mfite amavuta ndisengera biragenda gute ko hari umuhanuzi hari umushumba hari uyu n'uyu ugomba kunsengera babikore reka mbabwire bantu mudukurikiye ari abanyarwanda ari abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda abantu mwese muri ku isi buri muntu wese n'abatumva ururimi rw'ikinyarwanda Mwuka Wera ajya abasobanurira ariko reka mbabwire aka kantu k'urwange ruhari nuko mbyumva n'Umwuka w'Imana uko anyoboye mbere ya byose kugira ngo umenye uko usenga ubundi wowe urinde washaka iki menye icyo ushaka ubundi uriyizi ubundi agaciro kawe mu maso y'Imana wari wakamenya ese ko ijambo rivuga ngo umwenda w'urukingirije ahera watabutsemo kabiri twese duhabwa uburenganzira bwo kwigirirayo kandi namaze iminsi mbabwira ngo Imana zabaye nyinshi buri muntu wese ashaka Imana ye kuko ndagira ngo mbabwire ngo ibi muri kubona ni amarenga hari ibizaza n'izo telefone mwirirwa muhoza ku matwi uhamagara ngo mukozi Imana ngo nsengera uwo munota ufata ushyiramo amayinite wakabwiye Imana ikakumva uyu munota uhamagara kugira ngo bizajya gucamo nk'itabe ibyo umbwira ntago nge ndi bubashe kubivuga kuruta uko we wabyivugira wowe nyirabyo uko ni wowe ubabaye ndajya mbabwira ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira mbere ya byose banza umenye ngo urinde kabiri urashaka iki gatatu ni iki ushaka kuba cyo ndajya ngo mbabwire ngo kugira ngo ube umukristo cyangwa Imana iguhe umugisha ntago bisaba abakomisiyoneri nta muhuza n'uyu n'umwe ukeneye imbere y'Imana kugira ngo Imana ibashe kukumva nta audience yindi ukeneye gusaba kugira ngo uce ku muntu umwe kurundi ngo uce kuri kontabure w'Imana uce kuri secretary w'Imana ugere ku Mana Imana nta kindi gukeneyeho banzu zirikane neza urukundo yagukunze ikaguha Yesu kabiri ese iby'Imana yavuganiye nawe niko wabikoze hakundi mwe mwana ibintu bidakabije ese ni mwana Imana izakomeza kubirebera kugeza ryari Imana irababaye ndagira ngo mbibabwiye ngo Imana irababaye kugeza ubwo hari imiryango myinshi yasenyutse kubera ubuhanuzi bavuga ngo Imana yavuze itavuze Imana ntisenya ahubwo irunga umuntu utinyuka guhanura akajya mu ndimi akazivuga barabirepese reka mbahereze ikimenyetso mutagira ngo Mukantwari naraguye ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 19 ku murongo wa 11 haravuga ngo iki icyo gihe ngo bakoreshaga reka aha hantu mpasome neza kugira ngo ibyakozwe n'intumwa ibice 19 mumenye igihe turimo mwica imanza mwivuga ngo akarengane katangiye kuza mu itorero oya niba uko wakuze imyenda wambaraga atari yo cyambara ukwiriye no gukura mu mutwe ndetse no mu mwuka niba inzara uyu mwana w'ikirara yavugaga ntago ari inzara y'ibiryo gusibaho n'inzara y'agakiza irakenewe inzara y'ijambo ry'Imana irakenewe ibyakozwe n'intumwa ibice 19 umurongo wa 11 haravuga ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye ngo ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye ndetse bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo abadayimoni bakabavamo ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti ndabategetse mu izina rya Yesu wa Pawulo avuga kandi hariho abahungu barindwi b'Umuyuda witwaga Sikewa umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye ariko mwebweho muri bandi nuko umuntu warimo dayimoni uwabasimbukira bombi arababasha arabanesha bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse ibyo bimenyekana mu Buyuda n'abaterwa
ibyo bimenyekana mu bayuda n'abagiriki bose batuye muri Efeso, bose baterwa ubwoba kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Reka mbabwire, amen. ibi bintu byo gufunga insengero, ndimo ndasoza, ibintu byo gufunga insengero, reka mbabwire, mukururiwe akaga n'izi nzererezi ziyita abayuda. Izi nzererezi z'abayuda nizo muzize aka kajagari n'akavuyo. Ugasanga umuntu wese ngo warose ngo afite inkoni, ngo ubwo Imana yamuhaye ubushumba. Naragire. Uri kumva? Ubu bushumba niba ari inka barage, niba ari ihene cyangwa intama, ntabwo mbizi. Ariko ibintu byose bigomba kugira discipline. Umwuka agengwa na nyirawo. Hari abahanuzi benshi izi nzererezi z'abayuda urazumvishije ngo bari baravukiye mu batambyi, bazi ibikorerwa mu nzu y'Imana, bakure muri koro de dimanche. Izi ndimi bantu z'umwuka wera abantu baraziganye, barazirepeta. Habaho ibintu byitwa komisiyo ngo ibintu bya pase. Umuhanuzi akaba yava ahangaha agahanura, wowe ufite ikibazo cy'umugabo, ariko ukaba hari umuhungu ukunda, akabazajya kumugushyira. wowe ukaba ufite umuhungu ukunda, nshuti yanjye, nta mafaranga ugira, nta n'akazi ugira, nta n'ishuri, sibyo? Kandi akamukugeza. Noneho wowe ukaba watanga akantu, bakahita bamuhamagara bakavuga ati noneho Vestina turabizi ko ari umukozi w'Imana. Yego, cye nitangaho urugero, nta muntu navugira, sibyo? Kuko njye ntabwo nakwirwanya. Bakahita bavuga ati noneho reka tugutumire uzaze mu cyumba cy'amasengesho, kizaba ari kuwa kangahe. Noneho n'uriya muhungu tuzamuhamagara nawe azaba ahari. Bakantumira nk'umushyitsi njyewe. Mu byitondere ibi bintu, Imana ikwiye, niba muvuga ngo turabasirikare ba Yesu, akaba mumwizera ko ari we mutoza mukuru. Yego, gufunga insengero birabangamye kuko wenda hari n'ababihombeyemo, ariko akenshi muzizi inzererezi, ibintu byajemo akavuyo, abashura bivanze n'irondo. Reka leta ibizemo ibishyire kuri gahunda. Nyemerera iyi topic ubutaha tuzayiganireho birambuye, twe kwivanga na topic twari turiho wenda. Tubonera n'umwanya wo gusoreza ahangaha. Iyi topic nyemere tuzayiganireho ubutaha mu buryo bwimbitse twifashishije ijambo ry'Imana. Aka kantu ndimo ndagasozaho, komantere zo ni nyinshi, ariko reka mbabwire n'akataraza kazaza. Niba Imana tuyemera nk'umubyeyi, tukayemera nk'Imana, ikorera mu bantu bose kandi bayo, mwihangane, ibigomba gukemuka bikemuke, n'ibigomba kujya ku murongo nabyo bijye ku murongo, kuko Imana ntizakorera mu kavuyo. Ahangaha ari noho twarangirizaga kuri iki gice twavugagaho cy'ubuzima budasobanutse. Usanga abantu benshi barorongotanye, nshuti yanjye, ari n'abantu bazarinda bapfa batari bamenye icyo bashaka. Yego, ari abantu bazagorwa, ugasanga abantu bararushye n'Imana barayanze, ngo Imana yarababwiye ngo ntiyasohoza. Ubwirwa n'iki niba ari Imana yavuganye nawe? Biragusaba ngo wowe ubwawe shirika ubute, ushimikire. Niba ari ibyaha ufite muri mu mutima, ubanza ubyeze, wiyeze, wihane. Iyi Mana ni nyembabazi, ariko garuka mu rugo nk'uko uyu mwana w'ikirara. Ubundi Imana irashaka ko mubanze mugaruke mu rugo. Nimugaruke mu rugo, mwataye umubyeyi, nimugarukira Imana, nayo izabagarukira. Nimuve mu ngeso mbi, yabahaye imigisha murayangiza. Uyu munsi Imana yabahaye amafaranga, nta kindi muyamajije, ni ukusambanya abagore b'abagabo bagenzi banyu. Nicyo mwituye Imana, nicyo gitumye Imana irakara. Uyu munsi abana bacu b'abakobwa bashize, barimo baraterwa inda kubera ifi babagurira y'ingwa 15, umwana ukamutera inda ukamwandagaza cyane, ubuzima bwe bukaba burangiye. Uyu mwana w'ikirara ninde? Ntago ari wo muri Bibiliya ivuga, ni wowe nuriya nanjye. Tugarukira umubyeyi, kandi ikindi, niba hari wabashije guhinduka akagaruka mu rugo, ni mu mwakire. Ntago Imana yaje gushaka abakiranutsi, yaje gushaka abo bakomeretsa, abo bafite intimba zo mu mutima, yaje komora inguma zo mu mutima. Ko aravuze ngo n'urubingo rucumba ntizaruzimya. Natwe twahindutse turabana bo mu muhanda
kugira ngo uzajye kwicara hariya ugere igihe cyo kuba wavuga nk'uko mvuga, byadusabye izindi mbaraga no kwihangana rimwe na rimwe no gusenga no kurindira igihe. Ariko uyu munsi Imana irashaka ngo tugire urukundo. Kabiri, ikindi kintu kizatuma Imana igaruka mu mitima yacu, ihora iteka ibasaba kugira imbabazi. Mwanze kugira imbabazi aho kugira ngo mubabarire, ahubwo murimuka mukagenda. Kandi ndagira ngo mbatangarize ngo mugiye gusubira ku ivuko. Reka tsoreza hanga, reka dusoreza hanga kira ngo iki cyuti wakunze ibiganiro bya Imana ibahereze umugisha. Imana ibahe umugisha, turabakunda, tuzongere tubane mu biganiro, tuzongere duhure mu biganiro bikurikira. No kuri muri inshuti nziza, muri inshuti nziza. Ariko mwemere impuguro za Mukantwari, mbakunda nk'umubyeyi, nabwiye ko ni mubyemenana babira shangazi. Ariko nitwinjira no mu bintu by'Imana, ntukumve ko baguhanurira etaje ngo ugende mu munyenga wa etaje udafite n'ikibanza, ahubwo shaka akazi ukora icyo kibanza kigure na etaje bayigire gute uyubake cyane. Imana mwije mu bintu, Imana yacu tugirira neza cyane. mwije mu bintu byo kurangara ngo muzezengere, mwumve ko Imana yadutaye. Imana iracyahari, iracyadukunda. Ariko ni mukuri bishimwa mu bigabo muzaba nk'akanwa k'Imana. Murakoze. Nimero ya telefone 0787115541. Ushaka kumpamagara ukeneye inama, ibitekerezo. Ikindi munazirikana yuko Mukantwari Vestine ndimo kwigisha abantu kwiteza imbere, kwihangira imirimo. Mungane mumpe n'abana banyu iyo nimero bayishaho bakamenya byinshi. Iyo nimero mbahaye wampamagara, nakugira inama, twafatanya muri byinshi kandi byakugira umumaro. Ariko tugaruke mu rugo n'ikimana dushakaho. Amen. Murakoze.